ubundi nakubaza ubundi ndi umukobwa ki kuri wowe uri ndakubaza ubona nyine mu maso yawe ubona ndi umukobwa umeze ute nyine ndi umukobwa ki kuri wowe umukobwa w'agaciro kuko nyine kera icyo kibazo gisubize neza nandebe nyine reba shiri wawe ahubwo njye mwake nagazibona ngutuga nambwire ariko njye irabizi ndagukunda ndikumva kandi nakora buri kimwe cyose ku bwawe nubwo wambwira nitange ntanagupfira sinzi impamvu utabibona ariko wenda ibyinshi nagira ngo tubikorere imbere ya kamera ariko nyine nzagerageza kandi nzatuma wishimye igihe cyose na nubwo nzatuma amarira ashoka ku maso yawe ariko njye twandamukura ntacyo ibintu nk'ayo ase ubundi nimba ndagwa buri kimwe cyose kubera icyo kuvuga ngo nabuke kandi ndagwa kamwibariza ikibazo iwanyu bafite amafaranga cyangwa nimba mvuga nshaka byakunanira reka bari njye ngo ushaka ari ikintu abantu batazi nyine nanone wenda ntabwo nshaka kubivugaho hari igihe uba ukunda umuntu noneho wowe kubera ni umuhungu ni urugero avuga ati abakobwa benshi barankunda ibiki byose nyine nabone urukundo umukunda kubera ko abazi ko nyine n'abandi bamukunda icyo gihe atitangira kwirya ku muntu ugasanga nyine nagaruka mu rukundo nk'uko bikwiye avuga ati n'ubundi ntago bindeba n'ubundi ndagenda hirya muri ndi umukobwa mwiza ankunda yes reka tubasuhuze rero twongere tubabwire ngo amahoro y'Imana nabane namwe uyu munsi twabazaniye abantu bari imbere ya kamera murahabona umukobwa n'umusore beza cyane 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 bahagaze ku cyangwe icyo bita icyangwe rero twabazanye nk'abatumirwa twagira ngo bashyire ukuri cyangwa se icyo bita ibivugwa hanze ahangaha dufite yuko bagiye kubana twabazanye ngo batubwire ukuri niba koko bagiye kubana cyangwa se ari amakuru arimo gusohoka y'ibihuha ariko barabanza basuhuze batwibwire nimara kutwibwira batangire batubwira iby'ayo makuru turabakiriye rero kuri kamera zacu komeze mwibwira badukurikiye murakoze cyane ariko ubwo umugabo umusore niwe wivuga mbere cyangwa umukobwa niwe wivuga mbere ahubwo nuko ntibisobanura ngo nta mugabo wivuga agira ute ntabyenzi uzabibaza amakuru babivuze songeyeho amazina yanjye banyita Ishimwe Kelly nayo nkoresha muri entertainment Ishimwe Kelly murakoze nanjye amazina yanjye nitwa Muhoza murakoze kuduha ikaze kuri channel yanjye akose mana Muhoza Muho gusa useka neza ndabikubwira na sheri wawe muri kumwe pe gira uhita umucyura niba umujyana kabisa yego hari akavideo gaherutse gucaracara ku mbuga nkoranyambaga mbona Kelly urimo kurwana na Muhoza gusanganye n'undi mukobwa kandi Muhoza tuzi yuko ari we sheri wawe hanze aha binavugwa yuko mwamaze gusohora save the date ndagira ngo nibaze ngo ese biriya bintu byari amakuru ya nyayo cyangwa yari ibi basigaye baduha bya prank nyine murakoze kubaza icyo kibazo mare n'abana amatsiko buriya nyine abanyamakuru abantu bagenda bakora inkuru nyinshi cyane bagenda bashaka nko kwinjira mu buzima bw'umuntu bitewe n'ibyo abona yikoreye nyuma ari naho bagenda bagakwiba video nyuma utanabizi ukajya ubona ibintu bikugenda bipostinga utabizi ariko nyine kuba ngewe kari akavideo twakoze nabipanze n'uno mukobwa wanjye inshuti yanjye nubwo bagenda nyine bavuga ngo ni sheri wenda uko iminsi izagenda ishira wenda azagera abe sheri ako bakakanya ntabwo ndamubwira nyine ubwo se uzabigera yes ahubwo se ku cyari ngiye wa ubundi muri iki gihe dusigaye tugezemo si ngombwa ko ari ngiye unatereza ubundi umuntu wese uri update mbere kwita ku Rwanda gukunda kabisa ahubwo se uretse ugomba guhita nkubwira ko ngukunda ubundi simbikubwira n'ubu ndagukunda ndabikubwiye imbere ya kamera
Yes, njyewe ako kantu narakabonye kantera amatsiko, nsaba yuko nibura mwakwitabira ngo muduhe ukuri. Ndabashimiye gusa kuba mwaje, kandi ari nayo mpamvu dukeneye ukuri gusesuye kugira ngo n'abakurikiye kamera cyangwa se YouTube channel yacu bamenye ukuri nyako. Keri rero hari Save the Date imaze iminsi cyara batubwira bati ariko bo Muhoza na Keri bagiye kubana. Noneho ngiye nakubitira kuri kariya ka video n'ukuntu byarangiye, Muhoza mbona wamukatiye wamweretse yuko atakirishere watazi gutanga keya. Avuga inti nzabazana nibura mu maramatsiko abakunzi banyu cyangwa se abakurikira. Uyu munsi byaba bigikomeje, mwaba mugikundana nyuma y'iriya mirwano cyangwa? Oya, turakundana ariko kandi n'Imana iratubwira ati mukundane. Nese ndamwangira iki? Cyagiye yari yandakaje. Niba nkunda nanjye ndamukunda. Yari yandakaje ariko twabiganiriyeho turiyunga, ubu bimeze neza, turakundana, turafi no gukora ubukwe nyine. Mariage iri hafi, ubwo mu bisengere mu bihumugisha n'ukuri. Oya, n'ukuri kw'Imana pe. Yes, Muhoza ashyizeho ukuri kwa Save the Date. Ubundi icyo kibazo nicyo ahanini nari ari njye wabipostinze cyane umukobwa wari wabipostinze cyane abandi. Ni ku mbuga, ariyo mpamvu nge nabazanye ngo dufate ukuri kwanyu kwimbitse. Ntango nanzi ko ari ibintu uri buze kubimbariza no pe. Nanzi ko uri buze kumamagara ukabimbariza inyuma, ariko ubwo sinzi igisubizo nabangiye ko ntacyo bitwaye. Iyo umuntu afite iyo umuntu nyine afite ikibazo aba agomba kubaza, kandi kubaza bitera kumenya. Rero ndukumva kuba watubaza nta kibazo kibirimo. Ubuzima tubamo muri entertainment nubwo tubamo mu buzima busanzwe butandukanye. Arabagenda bapostinga n'ibintu utanazi, ako nyine ndumva ntabwo mfite muri no minsi. Uyu munsi uko kuri niko narabibonye birantunga. Uyu munsi rero uko kuri niko twari dukeneye ukuri kuvuga ngo ese Keri na Muhoza bagiye kubana cyangwa ni ibintu by'ibihuha. Ariko numvishe mu ijwi rituje hepfo Muhoza hari ukuntu avuga ku byo Save the Date. Twaravuganye ngiye na Muhoza tukatubanze dushaka amafaranga, kuko urugo rwacu ntabwo twazarujyamo ari inzara gusa iri ibibazo umuntu atabasha kwivanamo. Banze tubitekereze, ahubwo nyine nuko abakobwa bakunda kwihutisha ibintu cyane. Ase ubundi kubera iki muvuga ngo ntago wakora ubukwe ngo nta amafaranga niyo akora ubukwe cyangwa abantu nibo bakora ubukwe? Ni byari nyine amafaranga akora ubukwe nyine ko nkubwire. Erega niba ugiye gukora ubukwe nagere ngombwa ngo utumize abantu. Ubukwe bari ubw'abantu bangahe? 2. Ariko hajemo n'imiryango iwanyu. Dore iki gihe gisigaye kigezweho, umukobwa ujya kumva umubyeyi ukimubwira ati umwana naramushimye ndumva mukeneye. Umubyeyi agatangira kuzana ibintu by'ibiciro byinshi, akubwira ngo umwana wanjye yarize, niba ngiye ugiye kumushaka ndinkandagira bitabo simbizi. Nanjye mu rugo amafaranga bayanshoye wabavuga. Keri buretse nturenga aho hantu niho nshaka kukubaza cyane. Uragira uti iyo ugiye gushaka umukobwa bakubwira ko yize, bivuze ko nge babanyise inkandagira bitabo. Sinzi nyine niba ngiye mba ndinkandagira bitabo. Yego. Nyine we bavuga ibishoro bamushoyeho, ariko ngenda mu mama cy'ababyeyi banjye babatesha agaciro nta kintu banshoyeho. Oya reka nkubwire, ndagira ngo mutansiga mu rugamba tugendane gato mumfashe. Ikintu cya Save the Date ndumva murimo kuncika cyane. Murimo kuncika cyane. Turaza kukubwiza ukuri. Aha, yes. Nuko nyine twese turi kumva nta numwe uri kubyemeranwaho, yari kuvuga ibye akabyemeza, nge nkabihakana. Ariko nyine ubwo niba ari kubeshya turaza kuvugisha ukuri, byose babimenye nyine. Nyine akantu gato waruvuze ngo uyu muntu agiye gukora ubukwe ngo imiryango ngo yarize, nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Nge nawe turakundana, kandi niba dukundana ngomba kukujyana mu rugo nyine nkajya kukwerekana. Kandi mu rugo kandi mu rugo baba bagomba kuba umwanzuro wanjye. Niba nagukunze bo ni gute batari bugukunde? Nese nge mba naraje kugukundana nyobewe uko nyine utize amashuri ibyo ngibyo nyine. Kuko umukobwa birumvikana, kuko nyine nicyo kigaragaza umugabo. Ariko nyine ubu ngubu biragoye pe. None hagiye kuza n'ibintu by'imisoro. Niba atemera ngo yajya azana 50% nanjye nzane 50% dukora ubukwe no mu mitungo bigende gutyo.
turinganize nyine wasanga turi mu bukene gusa. Okay, nimba wenda ibyo ngibyo ari byo kuvuga 50% nareba ingi ndayemera nzayaza. Kugenda nagira 50%. Keri, nakuguriza ari. Muhoza aragira ati wowe iby'ubukwe wigira ubwoba ngewe iyo 50% irahari. Deja arimo arakubwira ko ubukwe we afite ubushobozi bwo kubukora. Namuguriza ariko buriya urambwira na kibazo bitewe n'ukuntu nge ngukunda kandi nshaka ko tubana tukagira umuryango mu rugo mu bushobozi dufite wenda nago turi abakire nubwo turi abakene ako nyine nago twabura ubushobozi bwo nka miliyoni yo gukora ubukwe ariko ndikumva na miliyoni yaba ari menshi cyane. Ako nge nagwaye reason zatuma tudakora ubukwe. Izihe niba se nkubabaza muri video ukabona ko wababaye sibyo kuki wizera ko nitugera hanze mu rugo rwacu nazakubabaza? Reka nkubwire buriya ari ikintu nyine abantu benshi batazi. Iyo ukundana n'umuntu uba ugomba nyine ntago uba ugomba kumukundira ibyiza gusa, uba ugomba no kumukundira n'ibibi byiwe. Rero njye nakwihangana nacyo bintwaye, kandi iyo ukunda umuntu nyine ibyo akora byose akenshi ubonamo ibyiza gusa bitewe nyine n'urukundo. Baravuga ngo imyate y'umukunzi bayibonamo amaribori. Ni ukuri rero iriya video n'ubundi niyo nyine yatumye bakomoza kuri ibyo bintu bagenda bavuga. Iriya video yari nayipanze sibyo, ndayitegura ariko mu kuyitegura kwanjye nayiteguye ndi njyenyine, nyitegurana n'uriya mukobwa nawe ntabwo dukundana buriya. Nyine ibintu byakaye iyo tugiye mu kazi ntabwo ibintu byose twavuga ngo tubishyiremo ukuri, ariko ahantu nakoresheje wenda ukuri ni kuri uno mukobwa Muhoza. Aho nakoresheje ukuri ndavuga ati uriya mukobwa tugiye gupanga ibintu kuko Muhoza we twarakundanaga, none ndavuga none reka dupange n'uriya mukobwa, none ngiye mu gihe turaba turi kumwe tuzagende tugaragaza uburyo dukundana. Aho yigeze no kutubona ngo turi gusomana mwarabyumvishe mu mavideo nyine byose yarabimbaza nyine duhuye twari tugiye no gusangira nsa mukobwa yawe. Akumana we uzunane ndamubwiye no mfite umujinya ndavuga ati why bibi wabinkora no nambajije na biriya nge sinjya mbeshya pe byose ngenda mvuga ko ari ukuri birangira nta mukobwa nyine amamagara turi kumwe yumva nyine ndamukunda kuko nyine Muhoza ni umuntu utuje cyane, ibintu bya keya nyinshi ntabwo wabimusangamo nubwo avuga ngo ibyo gukundana. Ase bebe kamubaza nimba dukundana nyine umuntu uko umukunzi se umukundira uko ari. Erega iyo ibintu umuntu atabizi aranabyiga buriya nari bubyege gusa nyine kubera ngo ukunda na nyine ntago nacika intege nzabyanganira kandi ngomba kurwanira urukundo rwacu paka bigeze kure nta muntu nzatuma rero reka tubwire reka duce wenda impaka mu banyarwanda bagende gurira nicyo twari dukeneye bavuga reka twe tubibwirira ukuri tubaho ukuri nubwo nyine badutunguye tutarabiganiraho ngo tubanze tuzafata umwanzuro tugende tuzafata umwanzuro tubiganireho tuzaza tubabwira ati tuzakora ubukwe nira save the date ngo tuyihoreye itagaciro. Si byose ntabwo byemera so niba umuntu ukaba utemeye umwanzuro ngiye gufata ubwo ntabwo nkunda wowe kuko ninjye uzategura ubukwe tukabivuga njye nubwo twaba dukundana reka mubaze tukayishyira hanze njye ntabyo nzi abantu bakayimbazaho nimba njye nawe dukundana rega ntabwo ari ngombwa ngo dukore nyine abenshi babirukira ubukwe niyo mukundana wenda mwumva mushaka kubana twabana ubukwe bukazaza nyuma njye ntacyo bintwaye cyangwa se umbwire nimba hari ikiri kukubangamira yari ikintu nasezeranyije ababyeyi banjye kandi ngomba kugisohora. Subundi nakubaza ubona ndi umukobwa ki kuri wowe uburi ndikubaza ubona nyine mu maso yawe ubona ndi umukobwa umeze ute nyine ndi umukobwa ki kuri wowe umukobwa w'agaciro kuko nyine rukumva kera icyo kibazo gisubize neza oya n'umukobwa w'agaciro kuko nyine mubwira ibintu akanyumva mbwa hano ndagukeneye akaza anangira n'inama so nyine kubera ko dukundana ubwambwira nk'ibibi nyine ibintu udakunda kuri njyewe imico mibi ubumva udakunze ibintu nyine bikubangamira oya neza tujya no gutereta nano nashone nidukunda ngaye bazi umukobwa niba arankunze sibyo nta nubwo yagiye
anabimbariza inyuma ese nubaze ko atazi n'icyo ngo ndatangiye kubibaza. Keri uwo ni sheri wawe, uwo ni sheri wawe. Ntabwo turakomfirima. Ntabwo turakomfirima gute kandi dukunda. Ntabwo turakomfirima Si iby'urukundo. ubwo mwihakanye. Nese gukunda gukora mariage iri kuvuga gute ko tutarakomfirima. Njye nakubwiye nimba nta bushobozi ufite ndayaguha amafaranga. Inama y'ubukwe cyangwa se nkugurize n'inkwano n'ibiki byose mu rugo. Nese inama z'ubukwe zarateguwe ababyeyi barabizi ntabwo barabimenya. None se invitation zasohotse. Ira save the date wayisohoye ababyeyi batabizi nta nama z'ubukwe turakora. Kwa kundi nyine umukobwa ubwo niba ari urukundo rwinshi cyane abajya babaza abayetazi be ntabwo mbizi. Ndagira ngo ndebe cyangwa se Muhoza uravuze uti keya ze nyine usanga ari nkeya ziri hasi. Nako nizo nkunda nyine ubwo zo zigaragaza umukobwa w'umuco warezwe umwari nyine ngo umwari agenda gake mu rukundo. Kandi ndabona Muhoza ari umuntu rwose ukeneye kuguha keya, ukeneye kukwitaho, ahubwo wowe nkabona ubihunga ukuntu bitewe ngo n'ubushobozi uhagaze. Reka tubanze dukora amafaranga yo muri social media. Ariko amafaranga si urukundo Keri, amafaranga njye mpamya ko atari rwo rukundo. Umva rata buriya iyo umuntu agiye gukora ubukwe rega nibwo njye nawe tuzejyana none tugafatanya cyane tugashyiramo imbaraga. Baravuga ngo nyine babiri ariko ngo bagiye inama aho babiri bateraniye nta kidashoboka. rero urumva nzagufata mu kiganza gutya nyine dufatane kubaka urugo. Rero ntabwo nukuri kw'Imana reka tubanze duhesha ababyeyi icyubahiro twishaka kwishingira. Oya nta kibazo. Dore ndewe nta nubwo ndabatizwa urumva ndacyafite urugendo rwinshi rwo kubanza kumenya ku Mana nkamenya amategeko y'abashyingiranwe y'abagiye gushyingiranwa umubatizo nkabanza nkabatizwa kugira nyine mbone pasiteri udusezeranya. Ubundi urankunda uyu munsi tuvuge ngo Keri tubone imbere ya kamera nta dini agira. Ari kugenda abiko nyine abico kurande uri kumva ntago bimuriho ntago bigufasheho. Bivuze ngo Keri tubone umusore mwiza cyane uri hano imbere ya kamera nta dini agira. Ubu nta dini ufite. Oya nyine bitewe na oya mu rugo barasenga bakora ibintu byose ariko njye nasengaga nyiri umwana ariko nyine ari mu rugo bura ntango bajya bapfa kujya kubatirisha umuntu bitewe ngo n'idini basengeramo. Barategereza ugakura ukazihitiramo. Ubu rero nibwo nanjye iyo umuntu akoze ubukwe iyo atarashaka akiri umusore abahora mu bandi bahungu mu makarabu yasohotse asesagura amafaranga. Ariko iyo washatse umugore mumenya ukuntu nyine mupanga ibintu byanyu. Nibyo gusesagura amafaranga ngo wagiye mu nshuti zawe nyine inshuti nyinshi akenshi ntabwo zigeza ku mumaro. Rero gushaka ni byiza nyine kubanjye nawe twashakana ndikumva byaba ari byiza kandi nubwo twabasha no kugira turi kumwe nta nzamucikira turanahorana buri munsi arabizi nta n'undi mukobwa ndatereta. Reka tureke kwihutisha ibintu nibwo batangiye kutumenya tumaranye igihe kinini bo ngabo bari kugenda bandika tubaca impaka ngibukwe ntango buri vuba. Ubwo bivuze ngo uyu munsi save the date yagendaga icaracara hirya no hino. Sinzi uko ayitekerezaho ariko njyewe we ntubirimo. Ariko njye twandamukura nta ibintu nkaye. Ase ubundi nimba ndagwa buri kimwe cyose kubera ikiri kuvuga ngo nabukwe kandi ndagwa ibintu byo. Kamwibariza ikibazo. Iwanyu bafite amafaranga cyangwa nimba mva kunshaka byakunaniye reka barenge ngo shaka nze nk'ukwe nubaka inzu nyine aba ari byo umugabo umuco n'ubamo ngiye ngomba guhesha ababyeyi bawe icyubahiro ndetse n'abanjye. Muhoza aragira ati reka niba ubushobozi ububuze ngiye nkushake mba umugabo wawe azajya ndongora. Birashoboka kubw'ubushobozi afite niba yemeye ko ubukwe buba buri kimwe cyongora mu muco nyarwanda kabisa. Nta kibazo nibikize icya mbere nuko ari nawe tubishaka kandi nta muntu nago tugendera ku bandi kandi naguze kuri ikintu gushimisha abantu dukumva njye nago nakora ikintu nshimisha abantu nkuri ikintu nyine igihe umutima wanjye ushaka ngewe mva nubwo ambwira guteka ibere gashya nyine nateka n'ibere gasa umutuku kugira ngo tube n'umukobwa rero urumva kanagoranye cyane kugira ngo no kumva umugabo urumva ko bizagorana. Nyine icyo nicyo bita urukundo. Kumva igitekerezo cy'umugabo urumva ko bizagorana. Niba ndi kumubwira tugendesha ibintu gake slowly kugira ngo urukundo rwacu ruzakomeye. Keri
tuganiriyeho gato hari ahantu njye nshobora kubogamira ku ruhande rwa Muhoza. Muhoza niba ari umukobwa ugukunda ari umukunzi wawe. ese nawe reka nkubaze utarakomeza. Buretse Keri buretse wewe uri umukobwa wakwemera akagukwa urwo rugo warubamo ukavuga ngo yarankwa. ahubwo uwo nguwo ngewe mubonye nagenda n'uyu munsi sinarara mu rugo. Niba Muhoza gukunda akavuga ati ngewe inkwano ndayitanga ndayiguha uzayiha iwacu bagira ababyeyi barabyumvishe ko agiye ku ntabyo bazi. Muhoza warakubwira ikiganiro kigiye kubikwa. Ikiganiro kigiye kugenda bishoboke ko iwabo batazakireba. Bishoboke ko iwabo batazakireba nta telefoni nini bafite. Mama n'umukecuru papa n'umusaza ibintu nk'ibyo ntabwo twabura no ko tubabera. Reka tuzabipange mu kiganiro kizakurikiraho. Nzaza mbabwira umwanzuro nawe tugiye kugenda tubiganireho nawe areke kwirirwa babeshya tuzagaruka tuba umwanzuro wa nyawo. Ubwo uyu munsi ushyizeho uko uruvuga ngo save the date nta garimwe mwayisohoye. Rega nawe nuko utarabaho umusitari ubundi abasitari muravunika ariko bagenda bagucururiza bavuga inkuru z'ibiwazi akenshi ari ikintu abantu batazi. Nyine nanone wenda ntabwo nshaka kukuvugaho. Hari igihe uba ukunda umuntu noneho wowe kubera ni umuhungu n'urugero avuga ati abakobwa benshi barankunda ibiki byose nyine nabone urukundo umukunda kubera ko abazi ko nyine n'abandi bamukunda. Icyo gihe titangira kwijya ku muntu ugasanga nyine nagaruka mu rukundo nk'uko bikwiye avuga ati n'ubundi ntago bindeba n'ubundi ndagenda hirya muri ndi umukobwa mwiza ankunda. Ariko no muri Bibiliya haranditswemo nyine ko umugabo agomba kugira abagore barindwi. Ariko ibyo byari ibya kera. Nese Bibiliya yarahindutse ubu bari inshyashya. Erega ntabwo ari byo ugendera biterwa nese uzagende noneho uzajye kugendera gushaka abagore barindwi ukeneye uzarenga abagore barakwashama reka kureba. Iyo ugenda ukwepa. Keni reka tubashimire kubw'ubwitabire cyangwa se kubwo kwemera kwitaba mukaza gushyira ukuri ku bintu twe twibazaga cyangwa twabonaga hanze. Ariko uyu munsi mukaba mutwemereye ko mukundana uretse ko ibyo bitarajya hanze. Noneho tujya gusoza rero nk'abakunzi cyangwa se abantu mutishishanya ndagira ngo Muhoza nibura guhe keya nk'iminota 3 yonyine nk'umukunzi wawe nawe umuha umwe nibura n'abakurikiye kamera barebe ukuntu urukundo ruryoha. Ngenda gutereta. Aha yes. Angi gisubizo ni yego gusa. Oya yego. Muho waduhera sheri wawe keya aka kanya nibura nk'iminota 3. Nandebe nyine. Reba sheri wawe. Ahubwo nje mwake nagazibona. Ngutuga. Nambwire. Ako nje irabizi ndagukunda. Ndikumva kena kora buri kimwe cyose ku bwawe. Nubwo wambwira nitange ntanagupfira. Sinzi impamvu utabibona ariko wenda ibyinshi nagera ngo tubikorere imbere ya kamera. Ariko nyine nzagerageza kandi nzatuma wishimye igihe cyose nubwo nzatuma amarira ashoka ku mazi yawe. Wow. Ndumva renze. Keni ufite umugore mwiza rero kandi uzi gutanga keya. Sinzi impamvu wari urimo umushinza ko atazi gutanga keya ngiye ku bwanjye. Kigiye gucuruza hirya abantu baragenda ducuruza. Uzise erega nago umuntu abazi ibintu byose agenda abimenya uko iminsi igenda gake. Kandi gahora nirwo rugendo n'ibitaraza bizaza. Yes, Muhoza and Keni reka tubashimire kubw'ubwitabire bwanyu mwakoze cyane. Abakunzi banyu nabo nizere ko bashize amatsiko cyangwa se impaka muzikemuriye ahangaha. Ariko gusa dutegereje hirya ubutumire bwanyu. Murakoze cyane rero turabashimiye. Ikindi twanabashyize abantu kubisengera nyine Imana ikabumugisha atazagira nanjye mba ndi gusenga abanze nibazaza hagati yanjye n'uyu mushe wanjye ngo badutwaye kandi ndabizi neza ko Imana izabumugisha rero mwakoze kudutumira no kuduha umwanya tukaganira namwe Imana ibumugisha n'abadukurikiye mwese. Keni we ntacyo ubwira abafana bawe cyangwa se abagukurikiye aka kanya ngo dusoze. Nge ni nka bya bindi by'ibisanzwe kuri no channel badutumiye wakoze kudutumira agende bakore subscribe share comment ibitekerezo byabo tuba tubikeneye. Hari kandi kantu nyine twari twibagiwe no kubwira abafana bacu uri kumva natwe dufite kandi gacano twafunguye
hari iyitwa Moza Rwanda, hari n'indi yitwa ngo Twisanzure TV, hose abari hari naho ibiganiro twisanzura byacu. nagiye n'uyu nguyu. zose zishingiye kuri mwebwe. Yego. Yes, Naho nyine bakunzi bazajya rero bajyayo nyine bamuhoza n'abakeni mwumve yuko barifite n'umushinga wo gukoresha imbuga nkoranyambaga zabo. Hari Rwanda TV na Twisanzure TV, izo ni izabo, mwajya mukurikiraho amakuru yose tutiriwe tunabazana hano, mukajya kurebaho ibyabo bigeze. Njya mbona bakinaho n'amapranka mukayakurikirana. Rero mwakoze cyane kubwo kwitabira ubutumire bwacu, turabashimiye. N'ubutaha nitubakenera muzatwitabe. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Yego, namwe Imana ibahe umugisha. Sawa.